Mwongeye kwirirwa bakunze bahawe tu Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. Kandi mu buzima nimukihebe, uyu munsi biranga ejo bigakunda. So guys, guess what? Uyu munsi nje kubereka kuri wa mushinga tumaze iminsi dukora witwa MiPass Wallet. So video meruka kubakorera naberetse ukuntu ukoreramo amafaranga muri uyu mushinga. Dukoreramo amafaranga dukora check-in, tugakoreramo amafaranga duclaiminga make zacu ziriya one make baduhaye cyangwa baduha iyo tukiyandikisha, ariko ikabiri staking cyangwa iri holding. Ubundi buryo bwa gatatu twabonye dukoreramo amafaranga ni ugutumira. Ugatumira umuntu aho umuntu umwe bamuguhera 0.1 make. Tubona ko make imwe ingana ubungu bigeze ku gaciro k'amadolari hagati ya 5 na 6. Uyu munsi nje kubereka ukuntu izi make dukoreramo hano muri MiPass Wallet tuzibikuza. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel, kora subscribe, ukore no kukazogera kugira ngo hatagira ikintu na kimwe kigucika. Kandi wowe utarakora uyu mushinga cyangwa utarinjira muri uyu mushinga ushaka kuyinjira, link nayisize hasi muri video description, genda uyikoreho, so ukora ibyo twavuze byose muri video yabanje. Niba ushaka no kureba video yabanje, link nayo ndayisiga hasi muri video description, ugende uyirebe ikuyobore uburyo ukorera amafaranga muri iyi MiPass. So guys, tugiye kureba ukuntu tubikura muri iyi MiPass. Icyambere tureba, iyo tugiye kubikura tureba ese dufite balance ingana iki. Uraza hano hasi kuri wallet, murabona ko balance dufite ni 0.43 bya make. Hano hasi tukagira token, tugira iyo twita make MiHub, tukagira na make roll up check-in. Ziriya check-in dukora buri munsi ziza hano kuri make roll up check-in. Izindi dukorera zizamuka hano kuri make MiHub. Iyo ugiye kubikuza, ubikuza zino zo hejuru zo kuri make MiHub, niyo balance tubikuza. Iyo uzifite hano kuri make roll up check-in, icyo ukora ni iki: uyituza hano ugakoraho aha kuri make roll up check-in. Iyo ukozeho bakwereka on chain check-in, bakakwereka na cross chain, ukora hano kuri cross chain. Iyo ukoze kuri cross chain urabona baguha exchange, ariko MiHub iri hejuru, roll up check-in iri hasi, ukabihinduranya. Roll up check-in ikajya hejuru, MiHub ikajya hasi, ugatangira kugira ute gukomvata. Hano turabona hari 0.009, tubikomvate dushyiremo 0.008 kuko barakata. Hari gas fee baguca nyeya kugira ngo ukonvatingemo iyi make yo muri roll up check-in uyishyire muri make yo muri MiHub. Itukora exchange, tukora confirm, aransaba ushyiramo password, nyishyiremo, tutegereze. Murabona ko tayari byarangiye, majije gukonvata. Murabona ko twazikomvase zazamutse hano hejuru kuri make MiHub. Icyo tugiye gukora ni iki: tugiye kwita dutangira process yo kubikuza izi make zacu ziva hano kuri MiPass Wallet zijya kuri Binance. Utibikorwa uti: uraza hano hasi kuri explore ukoreho, numara gukoraho umanuke hano hasi ureba handitse unicorn na Mi transaction, ukore kuri Mi transaction. Irahita kwinjiza muri Chrome cyangwa browser iyo ariyo yose ukoresha. Murabona iyi make transaction itugejeje muri makeP2P.com. Icyo urahita ukora ni iki: urahita ukora hano kuri MiPass hano hasi. Icyo ugiye gukora ni uguconnectinga iyi makeP2P ukayikonekta na MiPass Wallet. Urategereza, urahita ukurura kano kantu gaterekemo, nanone utegereze bakubwire ngo this site trying to open another application, kore allow. Urahita tugaruka muri MiPass Wallet, ninjiremo, barahita bakubwira authorize. Urahita ubikora aya masegonda atari yashira. Authorize yarangiye, barambwira ngo return to the original page to check, usubire kuri original page. Urabona tayari makeP2P.com irafungutse. Hano bari kuduha sell, bakaduha na buy. Buy ni ukugura, kugura izi make. Hano uzigurisha make azigurisha amadolari
atanu n'uyu wo hejuru, niwe ugurisha kuri make azigurisha 5, ugurisha kuri menshi agurisha 5.7. Twebwe tuje kugurisha, dukore kuri seri, dutegereze turebe umuntu ufite igiciro cyiza uyagura byinshi. Yari afite igiciro cyiza cyane, make imwe ayikugurira ku $7.5, ariko limite ye ahera kuri make 460 kugeza kuri make 1000. Urumva ko uyu ntago twakorana. Uyu nawe agura kuri ku $4.5, ahera kuri 0.1 kugera kuri make 2. Uyu arahenda, siko mbona yaguye hasi, yaguye kabisa, igiciro cyamanutse cyane. Reka tugurishe n'uyu ugurisha 4.5. Turakora hano kuri seri, nitumara gukora kuri seri urabona ni 4.5 niyo aguriraho make imwe. Turashyiramo amount dushaka kugurisha, dufite make 0.43 nizo tugiye kugurisha. Urabona ko bambwiye ko ndarisivinga $1.93. Mite nkora hano kuri confirm, nkore kuri confirm, mite nkora kuri go to autorize, nkore autorize. Ambwiye ngo subira kuri page, confirm tayari. Urabona ko sell make to save deal iri muri progress. Barambwiye ngo the buyer has accepted the order, ugura yacceptinze order. Urabona ko utuntu tubiri nitwo tumajije kurangira, aka naka. Hano ka kabiri barambwiye ngo waiting seller to deposit. Nuri kugura izi make zanjye nawe arategereje, aka gatablo ari kukabona. Baratubwiye hano ha kabiri ngo waitinga seller ko adepositinga cyangwa aguha amafaranga. Please transfer 0.4386 make zohereze kuri iyi address. Ayibonye address ko bayimaye, uyikopiye. Tugaruke muri Mi Pass app yacu, kongere twinjiremo, tuze hano kuri wallet, dukore hano kuri send. Send baduhaye make address, tuyishyiremo, tuyipesting. Make address nibo baba bayitwihereye, ngiyi y'uyu muntu tugiye kugura. Warangiza ukopiye n'aya mafaranga bakubwiye umwishyura, winjiremo, uze nayo uyapestingemo hano. Nurangiza ushyireho memo, wandikemo akajambo, ushyireho done. Turangiza iyi ni gas fee, ukore next, ukore confirm, tegereze. Urabona make nazohereje, ngizi nazohereje zagiye. Niturangiza tuvemo, nitumara kuvamo tuze ahangaha tuvuge ngo I have deposited. Hano barahita bakubwira Binance ID, tanga Binance ID. Nurangiza urahita uza hano muri Binance yawe, nugera muri Binance uhita ukopiya UID yawe. Numara kuyikopiya usubire muri makep2p.com, uhite uyikopiya uyohereze. Numara kuyohereza utegereze bakwishyure. Wabibonye hano bahise bakavivura, seller yakoze deposit, cyangwa ngewe uri kugurisha nazohereje kuri iyi address. Abanjije kumbwira bwa mbere buyer yacceptinze, bwa kabiri barambwira ati seller niyohereze ama make, ayoherereze uyu muntu bari kugurana. Bama address, ndagenda ninjira muri Mi Pass wallet, nkora kuri send, nkopiyamo ya address, nshyiramo na make umubare bambwiye kohereza, ndohereza. Etape ya gatatu ni ugutegereza buyer akanyishyura inote zanjye. Ubona mu gihe utegereje ntabwo utegereza gutyo gusa, namuhaye UID yanjye cyangwa Binance ID. Nakuye hehe? Nakuye muri Binance. Uburyo mbikoze murabibonye, ngiye muri Binance, nkopiya UID yanjye cyangwa Binance ID yanjye, mitanza hano muri chat, turacata, mita mwoherereza Binance ID yanjye. Ubundi icyo mita nkora ni ugutegereza, nkategereza ko amafaranga angeraho.
turacyategereje ko baya atwoherereza umufungo wacu. Barambwiye ngo baya has paid. Se koko yishyuye? Ntago ndayakira kuri Binance yanjye, ndategereza. Urabona aha mbere hari buyer accepted, aha kabiri seller deposited, ni ngewe wohere. Buyer accepted nakoze order aremera ko tugurana. Seller deposited ni ngewe wamwoherereje meke zanjye nashakaga kugurisha. Nzohereza kuri iyi address yamaye muri MiPass wallet. Etape ya gatatu ni buyer paid. Hano byemejwe ko buyer yanyishyuye, ariko amafaranga sindabona aka message ka Binance. Ngiye gucekinga ko banyishyuye. Email sinzi ukuntu yaba itaraza. Urabona email nkoze refresh iraza. Bari kumbwira ngo you received incoming transfer. Muhammad Zishan Brosh 1.935 USDT. Tuvemo tuze kuri Binance turebe niba yagezeho. Dukore refresh turebe, cyangwa tujye mu message turebe niba hari aka message banyeretse kuko ari umufungo waje. Murabona ko tayari amafaranga yangezeho. You have received a payment ya 1.9 USDT. Tayari amafaranga yamajije kongeraho. Mite nsubira hahandi ndi kugurishiriza. Mite nza. Urabona step ya kane ni seller confirm receipt of payment. Seller a confirming ko yabonye payment. Mite nza nkore hano I have received. Yes. Go authorize. You have confirmed. Urabona ko etape zose kwa renye turazishoje. Kugurisha kwacu kwagenze neza, nugura byagenze neza, abari etape zigera muri 5. Kanzi basobanurire nanone. Iyo ukinjira hano muri makep2p.com uhita ukora seri bitewe n'igiciro kikunejeje, cyangwa umuntu ufite igiciro kikunejeje binatewe na make ushaka kugurisha. Iyo umajije gukanda kuri sell, ugapressinga order, buyer cyangwa ukugurira yacceptinga order. Iyo atayacceptinze urategereza paka yacceptinze order. Iyo yacceptinze order akambere karavivurwa, bakahita baguha seller deposited. Ubwo niwe ugomba kumuha make ushaka kugurisha, ukahita uzimwoherereza kuri iyi address aba yaguhaye. Usubira muri MiPass wallet, ugakora kuri send, ugashyiramo iyi address, ugashyiramo umubare wa make ushaka kugurisha, ukohereza. Iyo usoje kohereza hakurikiraho etape ya gatatu yitwa buyer paid. Buyer akwishyure, ukahita ujya muri chat ye ukamwoherereza UID ukoresha, yaba Binance cyangwa OKX na Bybit, biterwa naho akoresha yishyura abantu. Ukahita umwoherereza UID. UID nge namuhaye ni ya Binance, ndayimuhereza. Majije kuyimuhereza ahita anyoherereza amafaranga yanjye kuri Binance. Iyo birangiye etape ya kane abari seller received, kwemera ko cyangwa gukonfirminga ko wakiriye amafaranga. Ugacekinga niba koko amafaranga yakugezeho kuri Binance yawe cyangwa ku yindi exchange ukoresha. Asanga wayakiriye ugakora confirm. Iyo umajije gukora confirm haza on chain confirmation, aho uhita wongera ugakora authorize, ukajya muri MiPass wallet ugakorayo authorize, ukagaruka hano ubusoje on chain confirmation ko order irangiye. Aha gatanu bahita bakubwira ngo order completed. Biba birangiye, amafaranga yawe uyabonye muri MiPass. Murabona ko ni ibintu bikunda. Na rimwe ndabazanira scam muri How to Rwanda TV. Bazanira ibintu bikora kandi nzi neza. Ikintu gica intege abantu ni ukuvuga ngo turakora tuzabikuze gute. Mu gihe ubonye ko kubikuza bikunda, uba usabwa gukora cyane cyane. So guys, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel ya How to Rwanda TV, nibibagirwe gukora subscribe, ukore no kukazogera kugira ngo video zose tuzajya tunyuza hano ujye uzibona mu ba mbere. So guys, niba ukunze iyi video kora like, comment, share. Urabukoze cyane. So guys, mwakoze cyane kubana natwe. Ciao.
hasta la vista.